humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. Humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. Humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. Humura mutima we, humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. Humura mutima wanjye, humura mutima wanjye, arakuzi. Uwiteka arakuzi. Humura mutima wanjye, humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. humura mutima we, humura mutima wanjye, Uwiteka arakuzi. humura mutima we, humura mutima wanjye, arakuzi. Uwiteka arakuzi. Bavandimwe, EPR Paruwase Kanombe dushimiye Imana itwemereye kugera kuri uyu munsi kandi kaduha guterana kwera aho duteraniye hirya no hino mu miryango yacu. Tubahaye ikaze mwese abakristo ba Paruwase Kanombe, inshuti, abavandimwe n'abandi muteraniye hirya no hino mudukurikiranye kuri iki cyumweru gisoza ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2021. Tubahaye ikaze kandi mugubwe neza muri iri teraniro mwateguriwe na Paruwase Kanombe. Ndi kumwe na Kanyarwanda Innocent, perezida w'inama y'abakuru, turi bufatanye muri gahunda y'iteraniro. Kandi muri iri teraniro turaza kugira umugisha wo kumva ijambo ry'Imana Imana duteguriye kuri uyu munsi, turi buze kugezwaho na Pasiteri Emmanuel Kwizera. Imana iduhana umugisha twese. Bavandimwe rero, dufatanye gutangira iteraniro ryacu n'indirimbo y'120 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Twese aho turi mu miryango iwacu dufatanye guhimbaza Imana n'iyi ndirimbo y'120 mu ruhande rwo gushimisha Imana. Juri imbere y'Imana, mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Hamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira na mwanzi wamunyirukanaho. Satani yanyujije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, yantumbira mu ijuru. Ndebayo umukiza wanjye, abikuyeho rwose, kera yaramogereye, nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Yaracunguye ambuwe, niko kunyishimira, kubw'agapfa singipfuye.
bakundwa, twese hamwe twakira indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo n'umwuka wera. Amen. Mana Data wa twese mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, bwoko bwawe tuje imbere yawe muri aka kanya, tuje kugushima Mana, tuje kuguhimbaza. Tugushimiye yuko Data mwiza wo mu ijuru uri Imana nziza, mubyeyi wacu wabanye natwe mwami Imana mu bihe bitambutse, wakomeje kuturinda mu bice mwami Imana yacu bitandukanye turimo, wakomeje kuba mu ruhande rwacu, no mu bihe bikomeye Mana waraturinze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umunsi nk'uyu rero tuje imbere yawe mwami Imana, tuje kugushimira byose wadukoreye Data, tuje kugushimira ko wabaye mu ruhande rwacu, abarwayi wabaye mu ruhande rwabo mwami Imana, n'abazima wakomeje kubarinda, ubarinda n'iki cyorezo mwami Imana cya COVID-19 kimaze iminsi cyaratugumishije mu ngo zacu. Data nushimwe kandi nushyirwe hejuru ko waturinze. Turasenze cyane rero kugira ngo ukomeze kutugira neza mu minsi ya none. Uwiteka mwami Imana yacu, ubwoko bwawe iyo tuje imbere yawe Data, tuba dufite byinshi byo kukubwira, tuba dufite byinshi mwami bitubabaje, ariko tuba dufite n'ibyiza mwami Imana tuje kukugezaho, kubera ko ari wadufashije kubigeraho Mana, izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi rero turi imbere yawe, dusengeye gahunda yose mwami igiye gukorerwa aha hantu. Uwiteka mwami Imana yacu, turasengera umuyobozi wa gahunda kugira ngo umugiriye neza, umwiteho kandi umwuka wawe uramukoreshe. Turasengera umuvugabutumwa wacu uyu munsi kugira ngo umugiriye neza mwami Imana yacu. Reka umwuka wawe uramumanukire, amagambo mwami Imana wamuhaye kugira ngo ageze ku bwoko bwawe aho uri mu bice bitandukanye. Data mwiza wo mu ijuru, aho amagambo yo kongera kudusubizamo umutima impemburo, kandi aho amagambo Data mwiza wo mu ijuru yo kongera kudukomeza muri urugendo turimo. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Sengera Mana n'abandi bose bari bugire uruhare muri iri teraniro kugira ngo utugiriye neza kandi utwiteho muri byose. Uwiteka ko bari twebwe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Kuva dutangira rero mwami, tugushyize imbere gahunda zose, kandi tukweretse na bene Data bari mu miryango, aho bari mu mpande zitandukanye, kugira ngo iri teraniro mwami Imana ribe iteraniro ryo kongera kubasubizamo imbaraga, kandi ribe iteraniro mwami Imana ryo kongera kwibutsa yuko nta wundi bakwiriye guhanga amaso uretse wowe gusa. Izina ryawe nirishimwe. Turi imbere yawe Mana, komeza kubana natwe, utugiriye neza, utwiteho kuva dutangiye, kandi ubane natwe kugeza dusoje. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Dukomeze duhimbaza izina ry'Imana, dusoma Zaburi y'115. Ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo uha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo iri he? Ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. Ibishushanyo babandi basenga n'ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Wa bwoko bw'Abisiraheli we, wiringira Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Wa nzu y'Abaroni we, mwiringire Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe, mwiringire Uwiteka, niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Uwiteka aratwibutse, azaduha umugisha. Azaha umugisha inzu y'Abisiraheli, azaha umugisha inzu y'Abaroni, azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Ariko twebweho tuzajya duhimbaza Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Alleluia. Iyo Mana yonyine
yonyine y'imbaraga isi yose yubahe isi n'intebe y'ibirenge bye nawe ijuru nibwo buturo bwayo yaremye umuntu mu mukungugu imume kera umwuka w'ubugingo yaremye ibihe bigenga isi joro n'amanywa iyo yabishyizeho imbaraga zawe mana nziza mwene zimura imisozi ibyananiranye zirema n'ibidahari bigafatika zasatuye inyanja barambuka zasuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva imbaraga zawe mana we zirenze iz'umuntu zimura imisozi ibyananiranye zirema n'ibidahari bigafatika zasatuye inyanja barambuka zazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva zasatuye inyanja barambuka zazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva zasatuye inyanja barambuka zazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva iyo mana yonyine y'imbaraga isi yose yubahe isi n'intebe y'ibirenge nawe ijuru nibwo buturo bwayo yaremye umuntu mu mukungugu imume kera umwuka w'ubugingo uyu mwanya ni umwanya w'igiciro tugiye kumvaho iby'Imana dutegeka kuri uyu munsi. Itegeko ry'Imana turarisoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nkuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninge muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni wo wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nkuko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka, sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto,
imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Nyagasani Imana n'imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga Imana twihana ibyaha byacu. Birashoboka yuko mu minsi itambutse tutagenze uko Imana ishaka, yaba mu byo twavuze yaba mu byo twakoze. Ndagira ngo mbararike mwese duce bugufi imbere y'Imana dusenga Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana nziza, uri Imana idukunda kandi twitaho ibihe byose. Turagushimira ko wabanye natwe mu gihe gikomeye nk'iki isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Turashima uburinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe, icyubahiro kibi cyawe. Nyagasani Mwami Imana yacu, nubwo ibyo byose wabikoze, tuje imbere yawe dufite agahinda k'ibyaha twakoze. Mwami Imana, kubera ibibazo byinshi twagiye tunyuramo, twagiye tugira gushidikanya. Mwami Imana, ntitwaguma mu rukundo rwawe. Mwami Imana, twagiye kure y'ubwiza bwawe mu ntekerezo zacu, mu byo twakoze. Turakwinginze kugira ngo uyu mwanya mwiza uduhaye, aya mahirwe uduhaye, Mwami Imana, utubabarire. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo yongere kumanukira mu mitima yacu, yongere kutwezaho ibicumuro byacu byose, kugira ngo Mwami Imana dukomeze kuguhesha icyubahiro, dukomeze kwera imbuto zikwiriye abihanywe mu gihe gisa nk'iki. Utugirire neza, ukomeze kutwitaho, ugirire neza Mwami Imana umuntu wese uciye bugufi imbere yawe muri aka kanya, kugira ngo yakire imbabazi zawe. Ukomeza kutugirira neza no kutwitaho muri byose. Tubyambaje tubyize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndagira ngo dufatanye indirimbo ya 91 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ibice bibiri, twitegura kwakira imbabazi z'Imana. Ay gitare cy'Imana, reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi. Bavandimwe, iyo twicujije ibyaha byacu kandi tukiyemeza kubizinukwa, Imana yacu itugirira imbabazi abihanye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Mwana wanjye, humura, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye singuciriyeho iteka. Genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imana ishimwe kuko ari Imana itugirira imbabazi iyo duciye bugufi imbere yayo. Twese twakire imbabazi z'Imana. yaremye ibihe bijya ku isi, joro n'amanywa niyo yabishyizeho. isi no mu ijuru, Isi no mu ijuru, reka bakuramye, wowe Mana inyembaraga. tumeze nk'izindi mana Tumeze zo nk'izindi hariya zibigirwa
Bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo kwinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yaho reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, twagiye gushima kandi mu mwanya nk'uyu dukomeje gushima ko wakomeje kubana natwe kandi ko watubashishije Mwami muri iyi gahunda. Iki ni kitwereka yuko iyi gahunda ari iyawe atari iyacu, ko na mbere yuko tubitekereza Mwami Imana wowe warangije kubishyira muri gahunda. Mana, izina ryawe niragucyubahiro. Twinjiye muri uyu mwanya rero Mwami Imana, umwanya w'igiciro, umwanya Data mwiza wo mu ijuru. Benshi tuba dukeneye kugira ngo twumve icyo wadutumye kuri uyu munsi. Tugeze Mwami mu mwanya w'ijambo ryawe, turakwinginze cyane kugira ngo Data mwiza utugirire neza, utegure imitima yacu, kandi icyo Satani yatubeshya cyose mu izina rya Yesu gikurwe muri aka kanya. Dusabiye umugaragu wawe wadutumyeho kuri uyu munsi, umwana wawe ukunda, kugira ngo umugirire neza. Ijambo agiye kutugezaho Mwami Imana, reka ribe ijambo Uwiteka, ijambo ryomora imitima yacu, reka ribe ijambo Mwami Imana ritugarura mu mwanya mwiza, kuko tuzi yuko hari byinshi byatwihebesheje mu buryo butandukanye kubera ibihe turimo. Data mwiza wo mu ijuru bitoroshye, reka rero nkwinginge cyane kugira ngo uyu mwanya umugaragu wawe umukoreshe, kandi Data mwiza wo mu ijuru iri jambo rize kuva rigira aho rituvana, rigira naho ritugeza. Urakoze, turagushimye. Ngaho komeza kubana natwe muri aka kanya kandi ukomeze kutugirira neza. Byose tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana uyu munsi twateguriwe mu gitabo cyo Kuva ibice 17. Tuze gusoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Niturangiza kandi turakomeza ubutumwa bwiza mu rwandiko rwa Matayo ibice byaho 7, umurongo wa 24 tuze kugeza ku murongo wa 29. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose, bakamubwira bati, duhe amazi tunywe. Mose arababaza ati, muntunganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirirayo inyota, bitotombera Mose bati, niki cyatumye udukura muri Egiputa kugira ngo utwicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ati, abantu ndabagenza nte? Bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubite icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli. Yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganyirije kandi ko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Dukomeze dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 7, umurongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imvura iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane bene data ku bw'uyu mwanya mwiza
Imana iduhaye kuri iki cyumweru kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Intego y'ijambo ry'Imana nshaka ko tuganira kuri uyu munsi iravuga ngo Imana iracyari kumwe natwe. Imana iracyari kumwe n'ubwoko bwayo. Abisirayeli mu gihe bari bari mu rugendo rujya mu gihugu cy'i Kanani, bageze mu nzira baravuga ngo mbese Uwiteka ari kumwe natwe cyangwa ntahari, kubera ikibazo bari bahuye nacyo cyo kubura amazi. Batangira kwibaza nimba koko Imana bagendanye urugendo rurerure ikiri kumwe nabo. Akenshi iyo abantu turi muri ubu buzima tugahura n'ibibazo, tugahura n'ingorane mu buzima bwacu, twibaza nimba Imana twizeye, Imana twakoreye ikiri kumwe natwe. Ariko kuri iki cyumweru bavandimwe, ndagira ngo nongere mbibutse ko Imana iri kumwe natwe. Imana iri hagati muri twe, nubwo twaba turi mu buzima bugoye, nubwo twaba turi mu ngorane. Ijambo ry'Imana twasomye mu gitabo cyo Kuva ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, ni amagambo agaragaza n'ubundi urwo rugendo rw'ubwoko bw'Imana mu gihe bari bavuye mu gihugu cya Egiputa mu bucakara, bari bamazemo imyaka 400. Ni urugendo rutaboroheye, ariko bagiye babona ibimenyetso, bagiye babona ibitangaza by'Imana, bagiye babona imirimo y'Imana. Ariko ngo bageze hariya i Refidimu ngo bagira ikibazo babura amazi. Barangije baritotomba, bitotombera Mose kuko bari bahuye n'ingorane. Akenshi iyo ibibazo bitugezeho niko bigenda, twibaza nimba Imana iri kumwe natwe, twibaza nimba Imana igikorana natwe. Abisiraheli nabo niko byabagendekeye, ngo bitotombera Mose cyane. Baramubaza ngo mbese niki cyatumye udukura muri Egiputa ukatuzana hano, ukaza kutwicisha inyota twebwe ubwacu n'abana bacu ndetse n'amatungo yacu? Cyari ikibazo gikomeye, ariko birengagiza ko Imana hari imirimo itangaje yagiye ikora, birengagiza ko hari imirimo bagiye bibonera n'amaso ubwabo, baribagirwa. Uku kwitotombera Mose ndetse n'Imana byagaragaje ko bari kugerageza Imana, byagaragaje ko birengagije imirimo y'Imana, kuko bari barabonye ibimenyetso n'ibitangaza, bari barabonye imirimo y'Imana, bari barabonye kugira neza kw'Imana. Imana yari yarabagiriye neza, ibambutsa inyanja itukura, ibaha manu, ibaha ibyo kurya mu butayu. Ariko kubera ko bagize ikibazo cyo kubura amazi, bitotombera Imana, bitotombera Mose, nkaho badafite ibihamya, nkaho nta mirimo y'Imana bigeze babona. Bavandimwe, iyo ibibazo bitugezeho, abantu benshi niko tumera, tukibagirwa imigisha y'Imana, tukibagirwa iby'Imana yadukoreye. Aha hantu Abisirayeli bitotomberaga, ahangaha i Refidimu, ni ahantu hasobanura ahantu h'uburuhukiro, ahantu ho kugubwa neza. Ariko kubera ko bahageze bagahura n'ikibazo, nta buruhukiro bafite, nta munezero bafite, kuko bananiwe kwihangana, kuko bananiwe gukomeza gutegereza Imana ngo ibagirire neza. Muri bo harimo intonganya, harimo kwibaza nimba Imana iri kumwe nabo. Bavandimwe, n'agakiza twahawe, akenshi tuvuga ko mu gakiza harimo amahoro, tuvuga ko mu gakiza harimo ubuhungiro,
ariko ntibivuze ko tudahura n'ibibazo, ntibivuze ko tudahura n'ingorane. Akenshi rero iyo turi muri aka gakiza, hari igihe ibigeragezo bitugeraho, ya mahoro Yesu aduhera muri aka gakiza tukayabura, tugatangira kwitotomba, tugatangira kwitotombera mu migisha Imana yaduhaye, tugatangira kwitotombera mu buzima Imana yaduhaye. Bavandimwe, nubwo twaba mu gakiza ntibivuze ko tutazahura n'ibibazo. Nubwo Imana yatugirira neza, nubwo Imana yasohoza amasezerano yacu, nubwo Imana yaduha ubuzima, nubwo Imana yasohoza ibyo yavuganye natwe, ntibivuze ko mu buzima bwa hano mu isi tutazahura n'ibibazo. Icyo dusabwa ni ukwihangana, ni ugutegereza Imana. Ababisiraheli birengagije ko hari ibyo Imana yagiye ikora, hari ibyo bagiye batakira Imana ikabagirira neza, ariko bageze ahangaha batangira kwitotombera Mose, ndetse bageraho naho bavuga ngo uwakwisubirira muri Egiputa. Bavandimwe, hari imigisha myinshi Imana yaguhaye, hari ibyo Imana yakugejejeho, ariko birashoboka yuko uyu munsi wa none waba uri guhura n'ibibazo, waba uri guhura n'ingorane, yaba mu murimo w'Imana, yaba mu muryango urimo. Ndakwinginze kugira ngo utegereze imirimo y'Imana. Ikibazo urimo, ingorane uri kunyuramo, we kwitotombera Imana, kuko Imana yacu iracyari kumwe natwe. Ikintu gikomeye gituma abantu twitotombera Imana ni ukutanyurwa. Kutanyurwa, Imana yaduha umugisha tukumva ko bidahagije. Ikintu kidukomereye mu minsi ya none ni ukutihangana. Uko byagenda kose tuzahura n'ingorane, uko byagenda kose muri uru rugendo rugana mu ijuru tuzahura n'ibiduca intege, ariko icyo dusabwa bene data ni ugutegereza gukora kw'Imana, kuko Imana yacu nubwo yatinda kutugirira neza, ni Imana idufitiye urukundo, ni Imana igira neza, ni Imana itwitaho. Icyo dusabwa ni ugutegereza gukora kwayo. Ibi nibyo Abisiraheli bahuye nabyo, batangira kwitotombera Imana kubera ko batabonye amazi y'akanya gato. Bene data, burya naho waba ufite isezerano ry'Imana ikariguha, burya bidusaba gutegereza, kandi tugategereza kwihanganye. Bidusaba gukomeza guhanga amaso Imana, kuko iyo dukuye amaso ku Mana duhura n'akaga. Abisiraheli icyababayeho, bari bamaze gukura amaso ku Mana, bari kuyahanga Mose, bakabona Mose ari ugomba gukemura ibibazo byabo, bakabona Mose ari ugomba kubakemurira ikibazo bafite cyo kubura amazi. Bavandimwe, reka duhanga amaso Kristo mu bibazo byacu, tumutegereze twihanganye, tumutegereze naho twahura n'ubushomeri, naho twahura n'ibibazo mu miryango yacu, naho twabura ibidutunga. Bavandimwe, dutegereze Imana, dukomeze kwihanga amaso. Mose, Abisiraheli bamurembeje, abonye ko ibibazo bibaye byinshi, abwira Imana, arayibwira ngo mbese aba bantu mbagenze gute? Aba bantu ko ndeba barakaye cyane, aba bantu ko bafite intonganya ndetse benda no kuntera amabuye, aba bantu mbagenze gute? Bavandimwe, akenshi iyo tugeze mu bibazo byaduhagurukiye, natwe dukunda kwibaza ibyo bibazo, tukabaza Imana ngo mbese tubigenze gute, ko tureba ibibazo biduhagurukiye, ko tureba intambara ari nyinshi. Mose nawe abwira Imana ngo mbese ko bimeze gutya, mbese ko ibibazo ari byinshi, bigenze nte? Imana ibwira Mose, iramubwira ngo haguruka, ngo kandi uhagurukane n'abakuru b'Abisiraheli, ngo muzamuke mujye kuri Horebu, ngo muzamukane n'abakuru b'Abisiraheli, nimurangiza ngo muze muhagarare imbere yanjye, ndabereka icyo gukora. Ngo nurangiza ngo kandi witwaze na ya nkoni wakubitishije rwa ruzi, urayikubita ku rutare, Abisiraheli babone amazi. Hari impamvu
Imana yasabye Mose kugira ngo ahagurukane n'abakuru b'Abisiraheli. Hari impamvu yabimutereye kugira ngo ahagurukane nabo. Murabizi abakuru b'Abisiraheli bari abacamanza, nibo bakemuraga ibibazo biri hagati mu bwoko bw'Imana. Rero kuko ubu bwoko bw'Imana bwari bwagize ikibazo hagati yabwo na Mose, Imana yagira ngo ihagurutse abo bacamanza, yagira ngo ihagurutse abo bacamanza ikibazo bagikemure nabo bahari, kuko nibo bagombaga kubera abahamya, nibo bagombaga gusubiza ibibazo Abisiraheli bafite. Barangije baragenda, ngo bagezeyo ngo Mose yitwaza ya nkoni, arangije akubita ku rutare, Abisiraheli babona amazi yo kunywa. Bavandimwe, ntabwo ari ubwa mbere Imana yaba idushubije, nta nubwo ari ubwa mbere Imana yaba itugiriye neza. Hari amasengesho menshi twagiye dusenga Imana mu bibazo bigiye bitandukanye, tugasenga Imana ikadufasha. Hari inkoni twagiye twitwaza, haleluya. Hari amasengesho twagiye dutura Imana, Imana kandi ikayisubiza. Uyu munsi wa none mu bibazo byacu dufite, Imana iratubwira ngo dufate ya nkoni, twitwaze ya nkoni. Imana yabwiye Abisiraheli, ibwira Mose iramubwira ngo itwaze ya nkoni wakoresheje kuri rwa ruzi, ukayikubita hagati y'uruzi, Abisiraheli bagatambuka. Iyo nkoni yifate. Ikintu gikomeye nuko Mose iyi nkoni ntago yigeze ayita. Nubwo yamaze kuyikoresha ku ruzi, Abisiraheli bakambuka, ntago yayifashe nk'idafite agaciro, yarakomeje arayigendana. Ndetse Imana irongera iramwibutsa ngo ya nkoni wakoresheje, haleluya, ongera uyifate uyikubite ku rutare rwa Horebu, Abisiraheli babone amazi yo kunywa. Hari inkoni wagiye ukoresha mu bibazo byawe, inkoni wagiye witwaza, imbaraga zituruka ku Mana wagiye witwaza kugira ngo usohoke mu bibazo. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana riratwibutsa ngo dufate ya nkoni twakoresheje. Igitangaje nuko abantu benshi, abakristo bamwe, inkoni bagiye bitwaza mu bihe byatambutse bamaze kuzishyira ku ruhande. Inkoni z'urukundo, zo kugira neza, bya bimenyetso bagiye bakoresha, za mbaraga bagiye bakoresha mu bihe bikomeye, kubera ko ibihe byahindutse bigakomera, abantu bamaze kuzishyira ku ruhande, ahubwo batwara inkoni zidatanga ibisubizo. Batwara inkoni zidatanga ibisubizo, ahubwo zibiremereza. Batwara inkoni zo kwitotomba mu bibazo, batwara inkoni zo kugira ishyari, batwara inkoni zigiye zitandukanye zidasubiza ibibazo bafite. Bavandimwe, Imana yacu iratubwira kuri uyu munsi wa none ngo dufate ya nkoni, dufate ya nkoni kugira ngo tuyikoreshe, Imana isubize inyota dufite. Abantu bafite inyota zitandukanye. Hari abafite inyota y'ubukire, inyota y'icyubahiro, inyota yo kwiga amashuri, inyota yo gutura ahantu heza, inyota yo kugira abana bafite uburere bwiza. Abantu bafite inyota mu buryo butandukanye, haleluya. Ariko Imana yonyine niyo ibasha gusubiza inyota dufite mu gihe cya none. Inyota yo kugira ubuzima bwiza, inyota yo gukomera, Imana yonyine niyo ifite ububasha bwayo gusubiza inyota dufite. Ikibabaje nuko rimwe na rimwe dushakira ibisubizo aho bitari, tukabishakira aho bitari, kubera ko twataye inkoni, kubera ko twataye ijambo ry'Imana, kubera ijambo ry'Imana twarishyize ku ruhande. Ijambo ry'Imana niyo nkoni tugomba kwitwaza mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Ijambo ry'Imana, bavandimwe, tugomba kwitwaza. Mbese turacyafite inyota y'ijambo ry'Imana mu gihe cya none? Ese turacyafite inyota yo gusoma ijambo ry'Imana? Ese turacyafite inyota yo kuyoborwa n'ijambo ry'Imana? Imana uyu munsi wa none iratubwira ngo dufate ijambo ry'Imana, haleluya. Dufate ijambo ry'Imana, tujye ku rutare,
tujye twegera Imana, twegere Yesu Kristo, niwe rutare dufite. Haleluya. Tuvugane nawe mu ijambo ry'Imana, tuvugane nawe mu masengesho. Haleluya. Imana izatugirira neza. Bene data, Imana iracyari kumwe natwe. Imana iracyakorana natwe nubwo tubona ibibazo bitugoye, nubwo tubona turuhijwe n'ubuzima, nubwo tubona bituruhije. Imana iracyari kumwe natwe. Twe kumera nk'aba Bisiraheli, twe kwibaza iki kibazo kivuga ngo mbese Imana iracyari kumwe natwe cyangwa ntihari. Imana turi kumwe nayo. Bavandimwe, ndagira ngo mbibutse ko ibihe birahinduka, ibihe bihora bisimburana. Habaho igihe cyo kunezerwa, hakabaho n'igihe cy'umubabaro. Habaho igihe cyo kuba mu kazi no mu gihe cyo kukavamo. Habaho igihe cyo kuba mu buzima bwiza, umuntu akagera no mu burwayi. Ibihe bihora bisimburana, ariko bene data, muri ibyo bihe byose icyo dusabwa ni ugukomeza gutumbira Imana, ni ugukomeza guhanga amaso Imana, tugakomeza kuyitumbira, kuko Imana yacu nubwo ibihe bihinduka, yo ntago igihinduka. Aho Abisiraheli bitotomberaga Mose babona ko bikomeye, niho Imana yabagiriye neza. Aho bitotomberaga Mose mu bigeragezo byabo babona babuze amazi, niho Imana yabatabariye. Bavandimwe, ibi ni ibihamya bigaragaza ko Imana yacu iri kumwe n'ubwoko bwayo. Urutare Mose yakubiseho inkoni, Abisiraheli bakabona amazi, birahamya ko ari Yesu Kristo uri kumwe n'abantu, uri kumwe n'abantu be. Birahamya ko ari Yesu Kristo uri kumwe n'ubwoko bwe. Igihe cyose twamukomangiye, igihe cyose twamwegereye, azatugirira neza. Bavandimwe, umukristo wubatse kuri Yesu Kristo, wubatse kuri urwo rutare, afite byose. Afite ubuzima, no mu gihe cy'amapfa, no mu gihe kigoye, abona amazi agahembuka, arahembuka. Mureke bavandimwe twubake kuri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, buratubwira inkuru Yesu Kristo yari arimo aganira n'abamukurikiye. Abacira umugani w'abubatsi babiri. Avuga umwubatsi umwe w'umunyabwenge ndetse n'umwubatsi w'umupfapfa. Ababubatsi yabagereranyije n'abantu bumva ijambo ry'Imana, yabagereranyije n'abantu bumva ijambo ry'Imana bakarishyira mu bikorwa, cyangwa se abandi ntibarishyire mu bikorwa. Aravuga ko umwubatsi wumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, uwo ameze nk'umuntu wubaka ku rutare. Ariko umwubatsi wumva ijambo ry'Imana ntagiteho, akagirengagiza, ameze nk'umupfapfa. Bavandimwe, ikintu gikomeye avuga nuko ababubatsi bose bafite ijambo ry'Imana, bose bararyumva mu gihe kimwe, ariko aho batandukaniyeho ni ugushyira mu bikorwa. Icyo bakora ababubatsi, cyangwa se icyo batandukaniyeho, nacyita nka fondasiyo, aho bashyira inyubako zabo. Uwubatse inzu ye ku rutare, Yesu arahamya ko iyi miraba, imvura, iyi miyaga biyikubiseho ntibigira icyo biyitwara. Ariko uwubatse ku musenyi, bavandimwe, ngiyo biyigezeho, iyo nzu iragwa, ngo kandi kugwa kwayo kukaba kunini. Inyubako Yesu Kristo yavugaga n'ubuzima bwacu, bavandimwe, n'ubuzima tubamo, ni imibereho y'umuntu. Ese imibereho yacu
mu gihe cya none yubakiye kuki? Mbese ishingiye ku rutare? Ese ni kuri Yesu Kristo cyangwa se hari ibindi bintu twubatseho? Yesu yavuze hano ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo waba wubatse kuri Yesu Kristo, waba wubatse ku kindi kintu, mwese imiraba ibageraho. Ni ukuvuga ngo niyo wakubaka kuri Yesu Kristo, niyo waba mu gakiza, mwese imiraba ibageraho. Hari ikintu abakristo tujya twibeshyaho tukumva ko kuba mu gakiza nta bibazo, ari amahoro gusa. Yesu hano arabisobanura akavuga ngo naho waba wubatse kuri Yesu Kristo, waba wubatse kuri we ubwe, imiraba ikugeraho, ndetse n'utamwubatseho nawe ikamugeraho. Aho bitandukaniye nuko uwubatse kuri Yesu Kristo, haleluya, iyo miraba nta kibasha kumutwara. Haleluya, iyo miraba imugeraho ariko agakomeza agakomera, iyo miraba imugeraho akihangana. Aho niho abo bubatsi batandukaniye. Kubaka kuri Yesu Kristo ntago biturinda ibibazo, ahubwo biturindira mu bibazo. Kubaka kuri Yesu Kristo ntago biturinda ibibazo, ntago bikuraho ibibazo, ahubwo icyo bikora biturindira muri bya bibazo. Kandi ibibazo bavandimwe nibyo bigaragaza aho twubatse, nibyo bidusuzuma bikareba koko twubatse ku rutare rukomeye. Kuko iyo utamwubatseho, iyo bya bihe bihindutse, iyo bya bibazo bije, bisuzuma inyubako yawe, bisuzuma imibereho yawe, bisuzuma ubuzima bwawe. Buriya mu buzima busanzwe akenshi iyo umuntu agiye kubaka inzu, hari aho akura igishushanyo mbonera cyangwa se icyo nakwita design. Akenshi tureba abubatsi ba engineer, cyangwa se tukajya kuri za murandasi, kuri interinete, cyangwa se tukareba uko abaturanyi bacu bubatse, natwe tukavuga ngo tuzubaka kuriya kuko ariko bubatse. Ndetse no mu buzima busanzwe hari n'igihe umuntu iyo agiye kugena uko ubuzima bwe buzaba, arebera ku bandi, akareba uko abandi bitwara, akareba imibereho yabo. Ariko bavandimwe, muri uru rugendo rwo gukizwa, muri uru rugendo rw'agakiza, umuntu ugomba kuduha igishushanyo cy'ubuzima bwacu, uko tugomba kubaho, ni Yesu Kristo wenyine ugomba kugena imibereho yacu. Kubaka urebeye uko abantu babayeho, kubaka ugendeye ku ntekerezo zawe, kuri za experience zawe, biroroha cyane, birakorohera. Kuko rimwe na rimwe ntago bigusaba guca bugufi, ntago bigusaba kwihana, ariko iyo nyubako ntago ikomera, ntago iramba. Igitangaje nuko benshi muri iki gihe cya none bagaragaza ko bubatse ku rutare, ariko ubuzima bwabo bukagaragaza ko bubatse ku musenyi. Fondasiyo y'ubuzima bwawe niyo igomba kugaragaza uko ubuzima bwawe bugomba kuba buri, ntago bigomba gutandukana. Nimba wubatse ku rutare kuri Yesu Kristo, birasobanutse ko ubuzima bwawe buzaba ubuzima buramya Imana, ubuzima buhimbaza Imana, ubuzima bwihangana. Benshi tuvuga ko twubatse kuri Yesu Kristo, ariko bigahabana n'ibyifuzo bye, bigahabana n'uko adushaka, bigahabana no gukora kwe. Ugasanga turarangwa n'intonganya, ugasanga tumeze nk'abariya Abisiraheli, ibibazo byaza byatugeraho, za nzu zacu zigasenyuka. Bavandimwe, kubaka kuri Yesu Kristo nibyo bidukwiriye mu gihe cya none. Design ikomeye, urufatiro rukomeye tugomba kubakaho nk'abakristo, no kubaka ku Mana, no kubaka kuri Yesu Kristo. Kuko iyo twubatse kuri we, nta miraba, nta miyaga, nta bigeragezo, iyo bije byose bisanga dukomeye. Buriya umugabo witwa Yobu yari yubatse ku Mana by'ukuri. Umugabo witwa Yobu ibigeragezo byamugezeho,
ariko akomeza gushikama mu kwizera. Ariko umugabo witwa Yuda buriya yari yubatse ku musenyi, yarazi ijambo ry'Imana, yarabanye na Yesu, amagambo y'Imana yarayazi, yarayafite mu mutwe. Ariko ikigeragezo kije, bwa buzima bwe bwo kwizera burarangira. Ibiceri 30 bituma yihakana Imana, ibiceri 30 bituma ajya kure y'Imana. Bavandimwe, hari abantu benshi agakiza kabo karangizwa n'amafaranga, kagasenywa n'ibyubahiro, kagasenywa nuko hari ibyo babuze mu buzima bwabo. Ibyo byonyine bigahita bibavana ku rutare, ibyo byonyine bigahita bibakura ku Mana, bigasenywa n'indamu ndetse n'ibindi bishuko by'isi. Ariko kandi hari n'ikindi kigereranyo cy'abantu, imvura itangira kugwa batarigeze bubaka ku rutare, imvura yagwa, imiraba yaza, ibigeragezo byaza, bagatangira kubaka, bagatangira kureba bagenzi babo, mwadufashije gusenga Imana, mwadufashije natwe tukakira agakiza, ibyo bakabikoreshwa n'imiraba. Bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko kubaka ku rutare bitangira mbere, imiraba ikaza dukomeye ku rutare. Uko kubaka ku rutare gutewe n'igitutu cy'ibibazo, gutewe n'ibibazo bikugezeho, ntago biramba. Uyu munsi wa none ibibazo byatejwe na coronavirus bishobora kugera ku bantu, bagatangira kwegera Imana, bagatangira kuvuga Imana, bagatangira kuvuga imirimo y'Imana, babitejwe n'igitutu cy'ibibazo barimo. Uku kubaka ntigukomera, kuko iyo ibihe bihindutse, iyo ubuzima bubaye bwiza, barongera bagasubira uko bari. Bavandimwe, ndagira ngo kuri uyu munsi wa none mbibutse ko Imana iri kumwe natwe, Imana twizeye, urutare twubatseho turukomereho, kuko iyi miraba n'ibigeragezo bije turakomeza tugahamya Imana. Bavandimwe, Imana iri kumwe natwe, Imana itwitaho. Ndagira ngo nsoze iri jambo basaba kugira ngo umuntu wese ukurikiranye iri jambo ry'Imana wese akore inspection ku nyubako ye, akore isuzuma, arebe aho yubatse, arebe neza nimba yubatse ku rutare cyangwa se ari ku musenyi. Nasanga yubatse ku musenyi, asaba Imana kugira ngo Imana imugirire neza, Imana ihindure inyubako ye, Imana ihindure ubuzima bwe. Haleluya! Abwira Imana ati, muri wowe, kuri wowe niho nshyize ubuzima bwanjye. Imana itugirire neza, Imana idushoboze, kuko iyo twubatse kuri Yesu Kristo, iyo twubatse ku rutare, iyo amapfaje tubona amazi, iyo amapfaje tugakomanga, iyo amapfaje tugafata ijambo ry'Imana, iyo amapfaje tugasenga Imana, haleluya, tubona amazi, ubugingo n'ubuzima bwacu bigahembuka. Bavandimwe, Imana iri kumwe natwe kandi iri hagati muri twebwe. Turinginga Imana kugira ngo ikomeze kugendana natwe kandi itwambike imbaraga zo kutanyeganyezwa n'ibibazo byose turi guhura nabyo muri iki gihe cya none. Imana ibakomeze kandi ikomeze kubakomereza mu rukundo rwayo. Imana ibaha umugisha kandi mugire icyumweru cyiza. Bavandimwe, reka mbararike dufatanye gusenga Imana kubwira ijambo ryiza tumaze kwakira. Mana yacu, Imana igira neza, turakunezerewe cyane kuko uvuganye natwe mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu, ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirakomeza, ijambo ryawe rihindura ubuzima bw'abantu. Kristo, ndasenze cyane kugira ngo muri uyu mwanya hari abantu imitima yabo yari yuzuye amaganya, agahinda no kwitotomba,
kubera ubuzima, kubera ibigeragezo barimo. Ndasenze ngira ngo wongere Kristo ubagarukeho, wongere uvugane n'imitima yabo. Mwami Imana, bafate intwaro yo kwizera, bafate intwaro Mwami Imana yo kunesha, kugira ngo bakomeze urugendo. Mwami Imana, gusubira muri Egiputa, gusubira mu byaha, nta buzima buhari, nta mibereho ihari, n'umwanzuro ugayitse, n'umwanzuro upfuye. Ndinginze Kristo kugira ngo abo bose imitima yabo yari imaze kujya kure ubagarure, bakomeze Mwami bakwiringire, bakomeze baguhanga amaso, kuko uri kumwe nabo kandi witeguye kubagirira neza. Girira neza ubwoko bwawe, girira neza itorero ryawe Mwami Imana. Urufatiro ruzima rwonyine twahawe kubakaho ni umwana wawe Yesu Kristo. Twemerere no muri iki gihe Mwami Imana, bigaragara ko imfatiro nyinshi zasenyutse. Mwami Imana, twongere tugaruke kuri Yesu Kristo, twongere tumwegere, atugirire neza, adukomeze, atwambike imbaraga, kandi Kristo yongere no kutugirira neza, adukize iki cyago, kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze guhimbaza Imana. Ita ku bwoko bwawe, rengera umurimo wawe, girira neza abakozi bawe Mwami Imana, bari ku murimo, bari guhura n'ibibazo nk'ibyo Mose yahuye nabyo Mwami Imana, n'intonganya n'ibibazo byinshi Mwami Imana. Abakozi bawe hari ibibazo bari kunyuramo bigiye bitandukanye, abakristo hari ibibazo bari kunyuramo bibahagurukiye mu miryango yabo, mu kazi bakora. Kristo, ndinginze kugira ngo ibyo bibazo byose ubishyireho iherezo, ubagirire neza, ubarengere, ubaha amahoro yuzuye. Kristo, tubisabye tubyizeye mu izina ryawe, amen. Pastor arakoze cyane ku ijambo ry'Imana atugejejeho, kandi ijambo ritwibutsa uburyo dukwiye kumera nk'abantu bakiriye Yesu Kristo nk'urufatiro rukomeye bahawe n'Imana, kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi buhamye ko twubatse kuri Yesu. Imana rero imuha umugisha, mu nkundire twese dufatanye aho duherereye hirya no hino mu miryango yacu. Ubu butumwa tumaze kumva tubwakirize indirimbo 190 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, igitero cya mbere, hanyuma n'icya kabiri. Niturangiza tuze guhamiriza hamwe ukwizera kwacu nk'abakristo. Iyo turi hamwe n'umukiza wacu, atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho, nibo banyamahoro masa y'umwizera, kandi y'umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe, ntihakingirizwa nta gicu gikuba, yeyurwa no kuboneka kwe, nta shavu nta bwoba mbona n'igishika, tumwiringiye tumwumvira, y'umwizera, kandi y'umwumvira, ujya unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Twese dufatanyirize hamwe uhamya kwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato,
yarabambwe arapfa arahambwa amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Mwakoze bavandimwe, turi hafi gusoza iteraniro ryacu, tugeze ku musozo, ariko mbere y'uko twinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo, turagira ngo tubagezeho amatangazo. Turabashimira cyane. Itangazo rya mbere ni ukubashimira uburyo mukomeje kwita ku murimo w'Imana no kuwitangira, nubwo turi mu bihe bikomereye abantu twese muri rusange, abatuye isi, ariko kandi mukomeje kwita ku murimo w'Imana, muwusengera, mutanga ibitekerezo byiza byatuma umurimo w'Imana ukorwa muri iki gihe kigoranye, ariko kandi byose bigakorwa munakora ku butunzi bwanyu, mushyigikira umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, mutanga amaturo. Imana ibaha umugisha. Twagira ngo kandi dushimire n'abandi bantu bose bakurikiranye iri teraniro hirya no hino, ari inshuti za paruwase, mwebwe mwese Imana ibaha umugisha, kandi turanabashimira ko namwe mukomeje kutubera umugisha. Bavandimwe, itangazo rindi ni rirebana n'iryo gukomeza kubakangurira no gufatanya n'inzego zibifite mu nshingano z'igihugu cyacu, ziduha amabwiriza ya buri munsi inshuro nyinshi, tutwibutsa kugira ngo turusheho kurinda ubuzima bwacu twebwe, ariko kandi turinde n'ubw'abandi, kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Turabashishikariza rero gukomeza kuyubahiriza ndetse no gufatanya n'inzego zose zibishinzwe, kugira ngo twese nk'Abanyarwanda turusheho gufatikanya mu guhashya iki cyorezo, kandi hamwe no gufatanya twongereho n'indi ntwaro ikomeye yo gusenga. Dusenge aho turi wacu mu miryango, abantu bakomeze gusenga Imana, kandi nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, igishushanyo mbonera cy'ubukristu gitangwa n'Imana, gitangwa na Yesu. Dukomeze rero twubake kuri Yesu Kristo, dukomeze tumutabaze, kandi ari kumwe natwe. Mu kuri inkoni natwe twakoresheje mu byagiye bitugora mu minsi yatambutse, twe kuyirambika hasi. Inkoni yo gusenga Imana, inkoni yo kwizera Imana, inkoni yo kumva ijambo ry'Imana no kurisoma, bikomeze biturange mu miryango iwacu. Dukomeze dusenga Imana, dusengera isi, dusengera n'abantu bose muri rusange, kugira ngo muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe bikomeye, abantu dukomeze gushikama no kurushaho kwizera Imana. Imana rero ikomeze kubaha umugisha no kubagirira neza, kugira ngo mbararike n'ubundi dufatanye aho turi hirya no hino, dusengere ibyifuzo, hanyuma niturangiza gusengera ibyifuzo turaza nanone gufatikanyiriza hamwe, gusengera hamwe isengesho twigishijwe n'Umwami wacu Yesu Kristo, bityo tukosoze twisabira umugisha w'Imana, kugira ngo dufatanye gusenga Imana. Mana Data wa twese, Mana y'imbabazi n'urukundo, Mana y'ubuntu bwinshi, Mana yera, Mana ikiranuka, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimye kuko uri Imana yacu bwite. Turagushimye kuko uri Imana y'urukundo, turagushimira ineza yawe ihoraho. Turagushimira Nyagasani ko wabanye natwe mu minsi yose itambutse ubuzima bwacu. Wagendanye natwe muri uru rugendo, Mwami Imana, isi n'abayituye twinjiyemo. Uru rugendo twagendanye, Data wa twese mwiza, tukagenda rurimo icyorezo cya coronavirus tutari tumenyereye mu buzima bwacu, ariko wabaye Imana, uba mu ruhande rwacu, ukomeza kutugirira neza. Kuboko kwawe kwiza kwakomeje kubana natwe, kandi Data wa twese mwiza, ntago tubishidikanya kuko no mu ijambo ryawe, kumvise ijambo ryawe ritwibutsa yuko Imana ikiri kumwe n'ubwoko bwayo. Turagushimye rero kubwa byose, turagushimye kubw'iri teraniro waduhaye, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye Mwami Imana yacu kubwa gahunda yose y'iri teraniro wabayemo nk'Imana, izina ryawe nirekirwe hejuru. Data wa twese mwiza, Mana y'imbabazi n'urukundo, aka kanya turi imbere y'ubwiza bwawe. Umwana wawe Yesu yaravuze ngo
abarushye n'abaremerewe twese tumusange aturuhure. Mana data wa twese, isi n'abayituye ndetse data wa twese mwiza n'igihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko, twebwe twese twikoreye umutwaro w'icyorezo cya coronavirus gihangayikishije abantu, kiri gutwara ubuzima bwa benshi. Turakwinginga data wa twese mwiza kugira ngo mu gihe gikwiriye mwami Imana yacu umanukire gutabara. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo Mesiya yarambuye ukuboko kwe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mana data wa twese mwiza, turakwinginga kugira ngo uramburire ukuboko kwawe guhagarika iki cyorezo, maze ubwoko bwawe bwongere busure mu mudendezo mu buzima busanzwe, buhore bushima izina ryawe. Kandi Mana yacu, dusengeye abaganga, abashakashatsi, abantu mwami Imana bakora amanywa n'ijoro kugira ngo data wa twese mwiza haboneke umuti n'urukingo. Komeze kubana nabo, komeze kubagirira neza, kandi data wa twese mwiza ubayobore mwami Imana yacu kucyatuma iki cyorezo gihagarara mu izina ryawe. Dusengeye inshuti, abavandimwe bamaze kwandura iki cyorezo bari hirya no hino. Dusengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwami Imana yacu, biriya 5,000 bisaga bakirwaye kugeza uyu munsi. Turakwinginga data wa twese mwiza kugira ngo ubakize, kuko uhereye kera kose ijambo ryawe ritwereka neza ko wagiye ukiza abantu indwara zananiranye ukazikiza. Turakwinginga data wera kugira ngo Nyagasani ubaramburire ikiganza cyawe gikiza, bakire bashima izina ryawe. Kandi dusengeye n'abandi babuza babo bari hirya no hino. Turakwinginga Nyagasani kugira ngo ubahumurize, ari ababuza babo kubw'iki cyorezo cya coronavirus, ari ababuza babo kubw'ubundi burwayi. Data wa twese mwiza, turasenga kugira ngo Nyagasani ubahumurize, ubiteho, ube mu ruhande rwabo, kandi data wa twese mwiza ubagaragarize urukundo rwawe, bakomeze kumva ko ukiri kumwe nabo nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Uri Imana ibana natwe mu bihe by'umunezero, uri Imana ibana natwe mu bihe bikomeye, uri Imana natwe mu bihe by'intimba n'amarira, uri Imana ihorana n'ubwoko bwawe. Ndakwinginga data wera kugira ngo ubane nabo, kandi mwami Imana yacu utuze imitima yabo iturishe kukubaha no kukwiringira, kuko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Dusengeye data wa twese mwiza abantu twese aho bari hirya no hino mu miryango iwabo, kugira ngo ubane nabo. Satani ntabihererane, imbaraga z'umwijima ntizibihererane, ahubwo abantu bawe bakomerere mu buntu bwawe. Kandi kubw'ijambo ryawe twumvise mwami Imana yacu, udushoboze kongera gusubira ku ntwaro twakoreshaga, intwaro yo kukwiringira, intwaro yo kukwizera, intwaro yo gusenga, intwaro yo kumva ijambo ryawe rikaduhindura. Nyagasani reka uturengereye muri ubwo buryo, kugira ngo data wa twese mwiza kubake ku rufatiro rukomeye. Urakoze kuko uri Imana yacu, urakoze kuko uri umukozi w'umuhanga. Tukweretse iki cyumweru tugiye gutangira, uzagendane natwe, uzaturinde, umuntu wese azabone kugira neza kwawe, kandi igihugu cyacu ukomeze kugiha amahoro n'umutekano. Nubwo ibihe bigoye rwose, dusabye amahoro utanga kugira ngo akomeze kuba mu gihugu cyacu, akomeze kuba ku bayobozi bacu, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo twebwe twese tubashe kuba amahoro masa. Urakoze kuko uri Imana yacu bwite, data wa twese mwiza. Mwana wawe Yesu Kristo mwami Imana yacu yatwigishije gusenga, aratubwira ngo nidusenga tujye tugira dutya tuti: data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twese twisabire umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu, arinde imibiri yanyu, arinde imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kandi arinde abanyu bose, abarindire mu mwana wa Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen. Mugire icyumweru cyiza.